tariki ya kabiri y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1990, tariki ya kabiri y'ukwa 10 mu 2024, imyaka 34 yuzuye neza irashize Major General Fred Gisa Rwigema wari umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi atabarutse aguye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Yari amaze gutangiza, yaguye ku musozi wa Nyabwishongwezi arashwe n'ingabo za leta FAR. Aha Nyabwishongwezi ubu ni mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba. Ibi bituma Major General Fred Gisa Rwigema abizina buri munyarwanda wese azi, ndetse n'umunyamahanga wese wakurikiranye by'amateka y'u Rwanda uko rwasenyutse nuko rwabohowe. Uyu wese uzi ibi byose azi Fred Gisa Rwigema. Yakoze ibikorwa byatumye izina rye rimenyekana, u Rwanda aruha byose kugera no ku buzima bwe. Uyu munsi kuba abanyarwanda bariho bakaba ari abantu bigenga kandi bishyira bakizana, Late Major General Fred Gisa Rwigema abifitemo ukuboko. General Fred Gisa Rwigema ni umujenerali w'igihe kirekire n'umurwanyi w'igitangaza wabaye ku mugabane wa Afurika. Ni intwari y'u Rwanda yo mu cyiciro gisumba ibindi byose kimanzi. Ibyo yakoze nibyo bimushyira ku rwego rwo kujya mu cyiciro gisumba ibindi byose mu ntwari zabaye mu Rwanda mu myaka igihumbi ishize. Nk'uko twabivugagaho mu kanya, General Fred Gisa Rwigema yaguye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1990. Yaguye ku musozi wa Nyabwishongwezi ataha gitwari ari ku rugamba, atabaruka haranira guha abanyarwanda ubuzima n'umudendezo. General Fred Gisa Rwigema ni umugabo uzwi na benshi kuva ku butaka bwa Mozambique, Cabo Delgado, Maputo, ugaca muri Tanzania mu mijyi nka Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, ukazamuka muri Uganda mu mijyi nka Kampala, ukagera Kabare na Masaka, kugenda ukambuka umupaka wa Kagitumba ugana mu Rwanda. Uyu mugabo arazwi kubera ko aho yaciye hose mu bikorwa bye bya gisirikare yatahukanye intsinzi. Yari inshuti ikomeye, umuvandimwe, akaba n'umusangirangendo ukomeye wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Umujenerali mugenzi we barwananye igihe kirekire ari abasirikare umwe iruhande rw'undi. Bombi ni abagabo amateka y'u Rwanda azakomeza kwibuka ibihe byose. Nibo bagernye hazaza h'u Rwanda biciye mu mushinga wo kuzabohora u Rwanda wanagejeje igihugu ku kubohorwa bya nyabyo. Ni umuhungu wa Chef Kimonyo wategetse sheferi y'Amayaga igihe kirekire. Mu gutegura iki kiganiro twifashishije inyandiko zitandukanye zirimo ibitabo bibiri byanditswe ku buzima bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, birimo icyitwa A Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and a Man Who Dreamed It, cyanditswe na Stephen Kenzer, cyasohotse mu 2008. Ikindi gitabo twasomye ni icyitwa Kagame, Conversation with the President of Rwanda, cyanditswe na François Soudan, gisohoka mu 2015. Ndetse kandi twifashishije ikindi gitabo cyanditswe na late retired Captain Ndahiro Logan yise Inzira y'inzitane yo kwibohora kw'abanyarwanda. Ni igitabo kivuga ku rugamba rwo kubohora igihugu rwarwanywe n'ingabo za RPA Inkotanyi. Twarebye na filime mbarankuru ivuga ku buzima bwa Major General Fred Gisa Rwigema. Kugira ngo tuvuge kuri Late General Fred Gisa Rwigema, reka dusubire gato mu mateka n'ibihe tujye mu Rwanda rwo mu mwaka wa 1957. Icyo gihe u Rwanda rwari mu bukoloni bw'Ababiligi rwitwaga Rwanda Urundi. Rwari rugizwe na za territoire, sheferi ndetse na za sous-sheferi. Ibi byari inzego z'ubutegetsi z'abakoloni. Icyo gihe imwe muri izo sheferi zari zigize u Rwanda muri ibyo bihe nyine ni yitwa Mayaga. Icyitwa sheferi rwari urwego ruyoborwa n'uwitwa chef. Mu mwaka wa 1957 muri territoire za Nyanza niho hari sheferi y'Amayaga, yari ifite umushefu witwaga Kimonyo Anastase, ubwo ni wari umuyobozi wayo. Ibi twabisomye mu gitabo cya Mugesera Antoine, umwanditsi akaba n'impuguke ku mateka yaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni igitabo yise Imibereho y'Abatutsi mu Rwanda kuva mu 1959 kugera mu 1990. Uyu Anastase Kimonyo rero niwe mubyeyi wabyaye General Major Fred Gisa Rwigema. Avuka hari ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 4 mu 1957. Aho General Major Fred Gisa Rwigema yavukiye ubu ni mu mudugudu witwa Kiranzi, ni mu kagari ka Kidahwe mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Afite imyaka 2 y'amavuko, u Rwanda rwisanze mu bihe bibi mu mateka yarwo, aho ingengabitekerezo y'amacakubiri yabibwe n'abakoloni b'Ababiligi
ikimakazwa n'incabwenge z'abanyarwanda zishyize hamwe zitangira kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside ishingiye kuri Hutu Power. Iyi ngengabitekerezo yatangiye kwigishwa na bamwe muri izi ncabwenge z'abahutu zari zirangajwe imbere na Habyarimana Joseph Gitera ndetse na Gregoire Kayibanda n'ishyaka rye rya Parme Hutu. Iyi ngengabitekerezo yibasiye abatutsi niyo yashenye u Rwanda kugeza aho mu mwaka w'1959 yatumye abatutsi bicwa, barasahurwa, baratwikirwa, barameneshwa. Icyo gihe kubera ingengabitekerezo abarwanashyaka ba Parme Hutu ya Kayibanda na Prosoma ya Gitera bashyigikiwe n'ababirigi bagabye ibitero ku batutsi, barabica, barabatwikira ndetse n'ibyabo birasahurwa. Icyo gihe bamwe mu batutsi bari mu bayobozi baribasiwe cyane bikomeye. Muri icyo gihe rero ise wa Major General Fred Gisa Rwigema wari umushefu wa sheferi y'Amayaga ari mu bafunzwe. Yafunzwe mu gihe cy'umwaka wose. Avuye muri gereza yafashe icyemezo cyo guhunga kubera ko yabonaga we n'umuryango we nta mutekano bagifite mu Rwanda. Yafashe umuryango we awerekeza mu gihugu gituranye, Uganda. Umuryango wa Fred Rwigema umaze kugera muri Uganda wajyanywe mu nkambi yitwa Nshungerezi hari mu karere ka Ankole. Fred Gisa Rwigema naha yakuriye. Ndetse ahangaha niho umuryango wa Anastase Kimonyo wahuriye n'umuryango wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iyi miryango yabanye ahangaha Nshungerezi muri Ankole ndetse iza no kwimukana ijyana hitwa Toro, naho hashinzwe inkambi z'abanyarwanda zarimo yitwa Gahunge, bombi babanyemo. Ndetse muri iyi nkambi ya Gahunge yo muri Toro niho umubyeyi wa Fred Gisa Rwigema Bwana Kimonyo Anastase yatabarukiye hakiri kare cyane nyuma y'igihe gito bahageze. Ubwo rero muri izi nkambi z'impunzi niho aba bana babiri muri iyo miryango, General Fred Gisa Rwigema na Perezida Paul Kagame bahuriye. Nta wari ubizi neza, ariko guhura kw'aba bombi bakiri bato mu myaka yari gukurikiraho bari bagiye kuzagenda hazaza h'u Rwanda. Icyo gihe aba bombi baranganaga kuko Fred Gisa Rwigema yarushaga Perezida Paul Kagame amezi 6, kuko Fred Rwigema yavutse ku itariki ya 10 y'ukwa kane mu 1957, naho Paul Kagame avuka ku itariki ya 27 y'ukwa 10 mu 1957. Bombi rero barakuranye, ni naho ubushuti bwabo bwatangiriye. Mu myaka ye mike Fred Rwigema yakuze abaho anakina nk'abandi bana bose. Imwe mu mikurire ya Major General Fred Gisa Rwigema yagarutsweho n'inshuti ye y'ibihe byose, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ubwo yari mu bukwe bw'umukobwa wa Gisa Rwigema witwa Teta hari mu kwezi kwa 11 mu 2021. Icyo gihe Perezida Paul Kagame agaruka ku mikurire yabo bombi yavuze uburyo bakiri abana bombi bajyaga bagira batya bakajya gusura bamwe mu bahoze ari abarwanyi b'inyenzi bagerageje guharanira kugaruka mu gihugu cyabo bari barahejwemo mu bitero byiswe iby'inyenzi byakozwe mu myaka ya za 60. Nkuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabigarutseho muri filime mbarankuru yakozwe ku buzima bwa Late Major General Fred Gisa Rwigema, yavuze ko bombi bahuye mu mwaka w'1963. Ubwo nawe uhita wumva ko bari bakiri bato cyane kubera ko ugenekereje igihe bavukiye bari mu myaka 5 cyangwa 6 y'amavuko. Bombi bagiye kwiga mu ishuri rimwe mu mashuri abanza, bahize kuva mu 1965 kugera mu 1972, ubwo bose berekezaga mu mashuri yisumbuye. Icyo gihe General Fred Gisa Rwigema yagiye kwiga mu ishuri rya Mbarara High School, mu gihe Paul Kagame we yagiye kwiga muri Ntare Secondary School. Gusa nubwo Fred Rwigema yagiye mu ishuri ntabwo yarirangije kubera ko mu 1976 yahuye n'abashakiraga abarwanyi Yoweri Kaguta Museveni wari uri muri Tanzania mu buhungiro. Yari mu bikorwa byo kurwanya ubutegetsi bwa leta ya Idi Amin Dada, maze yiyemeza gusanga Kaguta Museveni muri Tanzania kwifatanya nawe. Icyo gihe Museveni yari amaze imyaka 3 ashinze umutwe yise Front for National Salvation, wamamaye nka Fronasa. Ni umutwe wakoreraga muri Tanzania yari yoboye na Mwalimu Julius Nyerere. Late Major General Fred Gisa Rwigema yagiye nta n'umwe abwiye, haba umubyeyi we yewe n'inshuti ye yo mu bwana nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nawe ntabyo yarazi. Muri filime mbarankuru y'ubuzima bwa Late Major General Fred Gisa Rwigema, Perezida Paul Kagame yabigarutseho ati, igihe nari ingarutse mu biruhuko mama we yambwiye ko Fred yabuze, batekerezaga ko yapfuye. Nta n'umwe aruzi aho yarari, nta n'umwe yari yarabwiye, ndetse nanjye ntabwo yari yarambwiye kubera ko ntabwo twavuganaga. Icyo gihe hashize igihe nta n'umwe uzi aho ari.
Ku rundi ruhande, Fred Rwigema amaze kugera muri Tanzania yabaye mu mujyi wa Dar es Salaam, aho yahuriye n'abandi bantu batandukanye barimo General Caleb Akandwanaho wamamaye nka Salim Saleh, murumuna wa perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Major General Fred Gisa Rwigema yatangiye imyitozo ya gisirikare, biba n'intangiriro y'urugendo rwe rwo guhinduka umusirikare ukomeye cyane wibigwi n'amateka uvuga uyu munsi. N'ubundi mu murongo wo gukomeza imyitozo ya gisirikare, Late Fred Rwigema mu mpera z'umwaka w'1976 yerekeje muri Mozambique, yayoborwaga na Samora Machel n'umutwe we witwa Frelimo. Yari imaze kubona ubwigenge yukuye ku Banyaportugal. Ahangaha muri Mozambique, Gisa Rwigema yabaga hitwa Montepuez, ni mu ntara ya Cabo Delgado. Iyi ni yindi ingabo z'u Rwanda zirimo kugaruramo amahoro n'umutekano kuva mu 2021. Abarwanyi ba Fronasa bamaze gufata imyitozo ikomeye ndetse no gufasha Frelimo mu ntambara zabo zo kubohora Mozambique, ndetse no guhangana n'imitwe yarwanyaga ubutegetsi bwa Frelimo yari irangajwe imbere na Renamo. Icyari gisigaye ko ari ukubohora Uganda yari mu biganza bya Idi Amin. Ibi nabyo ntabwo byatinze, kubera ko Idi Amin mu cyemezo byavuzwe ko ari icya gihubutsi yagize atya atangiza intambara kuri Tanzania. Ubwo mu kwa 11 mu 1978 yatangaje ku mugaragaro ko yometse intara y'Akagera kuri Uganda, ndetse abasirikare be bakandagiza ibirenge byabo ku butaka bwa Tanzania. Icyo gihe perezida wa Tanzania Nyerere yahise afata icyemezo cyo kurwanya Amin, akamuhana bya nyabyo kugera mukuye ku butegetsi. Perezida Julius Nyerere yahamagaje igisirikare cye, ahamagarira abasore n'inkumi kukinjiramo. Ku rundi ruhande, yahise afata imitwe y'abarwanyi b'Abanya-Uganda yari iri muri Tanzania, ayihuriza hamwe nayo ayiha ubufasha, maze yerekeza i Kampala agamije guha isomo ry'intambara Idi Amin. Mu mitwe 20 yarwanyaga ubutegetsi bwa Amin harimo n'uyu mutwe wa Fronasa wa Yoweri Kaguta Museveni, ndetse na Uganda People's Congress UPC ya Milton Obote, n'indi myinshi yakoreraga muri Tanzania no muri Kenya. Iyo mitwe 20 rero, kubera ko yari yishyize hamwe mu cyiswe Uganda National Liberation Front UNLF, yari yobowe n'uwitwa Yusufu Lure. Iri shyirahamwe rero niryo ryari rifite umutwe wa gisirikare witwa UNLA, ari nawo wafatanije n'ingabo za Nyerere gutsinda Idi Amin. Muri izi ngabo za UNLA birumvikana ko harimo n'iza Fronasa, arizo Major General Fred Gisa Rwigema yarwanagamo. Rero nk'umurwanyi wari umaze kugira ubunararibonye, iyi ntambara yo kubohora Uganda yarayirwanye, ndetse rwose we na bagenzi be bagera ku ntego, intambara barayitsinda, Uganda irabohorwa. Idi Amin arahunga ava muri Uganda hari mu kwa 4 mu 1979. Nyuma y'imyaka 3 yose nta numwe uzaho Fred ari, ubwo noneho yaragarutse muri Uganda. Akigaruka muri Uganda, umwe mu bantu yarakumbuye yari Paul Kagame, inshuti ye y'ibihe byose. Ku rundi ruhande, mu gihe Fred Rwigema atarahari, Paul Kagame nawe yari yarangije amashuri yisumbuye, ndetse yaratangiye no kugira icyo akora mu kumenya u Rwanda biruseho. Ibyo yari yarabigezeho kuko yari yarabashije kuza mu Rwanda inshuro 3 zose, bwa mbere mu 1977 ndetse n'ubwa kabiri mu 1978, anahagaruka bwa gatatu mu 1979. Yari afite byinshi byo kuganira na Fred ku mushinga wabo wo kubohora u Rwanda. Ku rundi ruhande, Late Fred Rwigema nta wabwiye yari yaragiye mu gisirikare, abona ko ariyo nzira izamufasha kubohora u Rwanda. Aba basore babiri bari mu kigero cy'imyaka 20, bari bafite byinshi byo kuganira. Aba rero amateka yageze igihe arongera arabahuza, aho bahuriye mu ngabo za UNLA zikimara kwinjira muri Uganda no kubohora iki gihugu. Paul Kagame yagejejweho ubutumwa bwa Fred Rwigema, bamubwira ko yari ari mu mujyi witwa Fort Portal, ndetse ko ari naho yifuzaga ko bombi bahurira. Icyo gihe Paul Kagame akibimenya adatinze, yahise yerekeza muri ako gace guhura nawe. Mu gitabo cyanditswe na Stephen Kinza ku buzima bwa Perezida Paul Kagame, ubwe Perezida Paul Kagame yasobanuye ibyo kongera guhura n'umuvandimwe we Late Fred Rwigema. Abigarukaho mu magambo ye abibwira Stephen Kinza. Yaragize ati yari amarangamutima atoroshye gusobanura. Ati sinzi uko nayasobanura. Ati gusa byari igitangaza. Cyari ikintu cyihariye hagati yacu, nta numwe wakekaga ko cyabaho. Ahari yatekerezaga ko azasanga narapfuye, nanjye natekerezaga ko ntazongera kumubona. Ati kwari uguhura kudasanzwe. Guhura kwa Paul Kagame na Fred Rwigema mu 1979 ni kimwe mu bikorwa bikomeye cyane byaranze amateka y'u Rwanda, kubera ko ahangaha bahuye batakiri ba basore b'inshuti gusa, ahubwo bahuye buri wese afite ibyo gusangiza undi kandi bifatika kubirebana no kubohora u Rwanda.
General Fred Gisa Rwigema yabwiraga Paul Kagame iby'intambara yarwanye ndetse n'ubunararibonye yabonye mu ntambara. Ku rundi ruhande Paul Kagame nawe yabwiye Fred Rwigema u Rwanda yabonye, kubera ko Fred we icyo gihe nta nubwo yari aruzi. Aha rero mu buryo bwa nyabwo aba basore babiri bari batangiye urugendo rwo gutunganya umushinga wo kuzabohora u Rwanda. Nyuma yo gukusanya ayo makuru yose, banzuye ko inzira ya gisirikare ari izabohora u Rwanda. Kuva ako kanya batangiye gushyira mu bikorwa umushinga wabo. Iki gihe Fred Rwigema wari umurwanyi wa Fronasa yahise ashyirwa mu banindaga umutekano wa Yoweri Museveni. Museveni yari umwe mu bayobozi ba Uganda, kubera ko nyine yari yaragize uruhare mu kwirukana Idi Amin ku butegetsi. Ku rundi ruhande mu butegetsi bwa Uganda, ryashyira hamwe ry'impuzamitwe y'abarwanyi ryashinzwe bigizwemo uruhare na Julius Nyerere ryiswe UNLF ntabwo ryarambye, kubera ko babiri bakomeye mu bari bariyoboye aribo Milton Obote na Yoweri Museveni ntabwo bumvikanye mu buryo Uganda yagombaga gutegekwa nyuma ya Idi Amin. Uko tumvikana kwa Obote na Museveni kwafashe indi ntera ubwo mu kwa 12 mu 1980 habayeho amatora y'ugomba kuba perezida wa Uganda. Icyo gihe yatsinzwe na Obote. Museveni avuga ko yibwa amajwi. Bisa naho kumvikana guke hagati y'aba bagabo kwageze ku rundi rwego, noneho bishyira Yoweri Kaguta Museveni ku gusubira mu ishyamba akarwanya ubutegetsi bwa Milton Obote. Nuko rero Museveni yashinze umutwe w'abarwanyi yise Uganda Patriotic Army UPA, waje kuvamo NRA nyuma. Ku itariki ya 6 y'ukwa kabiri mu 1981 ari kumwe n'abasirikare 41 barimo 27 bari bafite imbunda, yatangije ibitero ku ngabo za leta ya Milton Obote. Ni ibitero we n'ingabo ze bagabye ku kigo cya gisirikare cya Kabamba. Muri aba basirikare batangiranye na Yoweri Museveni urugamba rwamenyekanye nk'urugamba rw'ishyamba Uganda Bush War kuri iyo tariki ya 6 y'ukwa kabiri mu 1981. Mu basirikare 27 bari bafite imbunda harimo abanyarwanda babiri, aribo Perezida Paul Kagame na Major General Fred Gisa Rwigema. Major General Fred Gisa Rwigema iyi ntambara yo kubohora Uganda yayirwanye n'imyaka 5 yose, kugeza ubwo ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu 1986 umujyi wa Kampala wigarurirwaga n'abarwanyi ba NRA. Muri iyi ntambara ya Uganda Bush War yo kubohora Uganda, General Major Fred Gisa Rwigema yayoboye ibitero byinshi cyane, yahabije bikomeye ingabo za leta ya Milton Obote. Ubuzima bwe bwose n'intambara zose yarwanye, igitekerezo cye cyari kimwe, kwari gukora ibishoboka byose akazabohora u Rwanda, kubera ko byabaye inzozi ze kuva akiri umwana. General Fred Gisa Rwigema nk'umuyobozi w'urugamba n'umurwanyi ukomeye cyane, acigatiye imbunda ye yayoboye ibitero byinshi, anatahukana insinzi nyinshi. Muri iyi ntambara yitiriwe iy'ishyamba, Major General Fred Gisa Rwigema yabaye umuyobozi wungirije wa batayo ya mbere, First Mobile Force. Iyi ngiyi yari imwe muri batayo z'indwanyi cyane muri NRA, yaramamaye cyane mu bitera abarwanyi ba NRA bagabye ku kigo cya gisirikare cya Masindi. Ndetse ku itariki ya 21 y'ukwa kabiri mu 1983 Fred Rwigema ari kumwe na General Salim Saleh barwanye n'ingabo za leta ahitwa Bukalabi. Ni urugamba General Salim Saleh yakomerekeyemo bikomeye. Ndetse Fred Rwigema yayoboye ibitero byinshi cyane mu gice cy'uburengerazuba bwa Uganda. Mu mwaka wa 1985 ari kumwe na Perezida Paul Kagame, Major General Fred Gisa Rwigema yayoboye abarwanyi ba NRA abavana mu misozi n'amashyamba ya Luwero, ahari ibirindiro bikuru bya Yoweri Kaguta Museveni hamenyekanye ku izina rya Luwero Triangle, abajyana mu misozi ya Rwenzori. Perezida Kagame agaruka kuri Fred Rwigema muri icyo gihe cy'intambara ya Uganda, by'umwihariko muri uwo mwaka wa 1985 yaragize ati mu 1985 twari kumwe igihe ingabo zavaga Luwero Triangle zerekeza mu misozi ya Rwenzori. Ati icyo gihe twarakoranye kuva ingabo zivuye muri Luwero kugera tugeze muri Rwenzori. Ati twarwanye intambara nyinshi icyo gihe, bigaragarira buri wese yitwaye neza nk'umuyobozi w'ingabo ku rugamba. Rero Major General Fred Gisa Rwigema yakomeje kuba umusirikare w'ingenzi cyane mu gisirikare cya NRA kugeza Uganda ibohowe ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu 1986. Uganda imaze kubohorwa nibwo Fred Gisa Rwigema yahawe ipeti rya General Major. Ni ibirori byitabiriwe na Perezida Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda icyo gihe, ari nawe wenyine wari ufite ipeti rya General Major. Ariko icyo gihe byari bihindutse kubera ko hari habonetse undi mu general wambariye iryo peti mu maso ye, ariko akaba atari mu gisirikare cy'u Rwanda. Fred Gisa Rwigema amaze kugirwa General Major
yahawe inshingano zo kuba umuyobozi w'igisirikare cya Uganda wungirije. Ubwo ni umugaba mukuru w'ingabo wungirije. Muri ibyo bihe bya nyuma y'urugamba rwo kubohora Uganda, NRA igafata ubutegetsi, Fred Rwigema yakomeje n'ubundi kugira uruhare mu ntambara, cyane cyane aho yari umuyobozi w'ingabo za Uganda zarwanaga mu majyaruguru y'igihugu, aho yarwanaga n'abarwanyi b'Abacholi barwanyaga ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Ku rundi ruhande, nyuma yo kubohora Uganda, Major General Fred Gisa Rwigema afatanije na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame batangiye gushyira mu bikorwa umugambi ukomeye cyane wo kubohora u Rwanda. Icyo gihe batangiye kwinjiza abana benshi b'Abanyarwanda mu gisirikare cya Uganda. Babashakishije imihanda yose babinjiza mu gisirikare, babaha n'inshingano. Iki gihe Late Fred Rwigema na Perezida Paul Kagame bandikaga liste z'abo basore b'Abanyarwanda bakabinjiza mu gisirikare mu buryo bw'ibanga rikomeye. Iyi niyo soko y'igisirikare gikomeye cyane cyamamaye ku izina rya RPA Inkotanyi, cyamenyekanye nk'inkotanyi z'amarere. Igisirikare gitangiye gutegurwa, Abanyarwanda bari hanze batangiye intambwe ya mbere yo kuzabohora u Rwanda. Gusa ibintu byafashe indi ntera ubwo noneho hajyagaho umuryango wa RPF Inkotanyi wari ufite inshingano zo gukemura ibibazo byose u Rwanda rwari rufite. Fred Rwigema yagize uruhare rukomeye cyane mu ishingwa ry'uyu muryango wa RPF Inkotanyi washingiwe ahitwa Mbuya mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda. Ibi byagarutsweho na Late Captain Ndahiro Logan mu gitabo cye yise Inzira y'inzitane yo kwibohora kw'Abanyarwanda. Muri icyo gitabo, Captain Logan yavuze ko ishingwa rya RPF Inkotanyi byabereye mu nama yateranye hagati y'itariki ya 25 n'iya 27 mu kwezi kwa 12 mu 1987. Fred Rwigema icyo gihe wari generale, yari umunyamuryango wa RANU. Yagize uruhare rukomeye cyane mu gushinga umuryango wa RPF Inkotanyi wari ugamije guhuriza Abanyarwanda hamwe bagashaka igisubizo kirambye ku bibazo u Rwanda rwari rufite, byarimo ubutegetsi bubi bwatotezaga bukanakandamiza Abanyarwanda benshi, aho bamwe bari barahejejwe ishyanga, abandi babuzwa uburenganzira bwabo bari mu gihugu. Uyu muryango wa RPF Inkotanyi washinzwe uhuza Abanyarwanda bose aho bava bakagera, hatitawe ku byo bafite n'ibyo bashobora gutanga cyangwa si ibyo bemera, ahubwo harebwe gusa ko bahuje n'abandi intego yo kubohora u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika aganira na François Soudan mu gitabo cyiswe Kagame A Conversation with the President of Rwanda, yavuze ko iki gitekerezo cya front cyangwa se cyo guhuriza hamwe Abanyarwanda ari we na Fred bakizanye ndetse baragishyigikira. Abigarukaho yaragize ati Fred nanjye twarabi ingenzi muri ibyo byose, twaharaniye ko twashyiraho umuryango uri mu cyerekezo gitandukanye n'imitekerereze mibi yo kwironda no guheza. Ati twatanze igitekerezo cyo gushyiraho front, ubwo byari bisobanuye guhuriza hamwe abantu batandukanye bavukiye ahantu hatandukanye, bafite ibyo bizera bitandukanye, ariko biyumvamo gukotanira kubohora igihugu cyacu. Uwo niwo wari umusingi wa front. François Soudan nawe yihuse yahise amubaza ati n'uyu munsi front iracyariho, ko hatigeze habaho gushinga irindi shyaka rya politike? Perezida Kagame nawe adaciye ku ruhande yaramusubije ati twakomeje kurinda iki gitekerezo shingiro cya front, imiryango iracyafunguye kuri buri wese naho yabava hose. Ati ibitekerezo byacu biracyari ubwigenge no kubaha uburenganzira bw'abandi. Umuryango wa RPF Inkotanyi umaze gushingwa, Fred Rwigema yawubereye umuyobozi ndetse anajya imbere y'umushinga ukomeye cyane wo kubohora u Rwanda. Gusa mu myaka ihera y'ikinyacumi cy'igihumbi na 1990, imishinga ndetse na gahunda by'Abanyarwanda byo kuzabohora u Rwanda byatangiye kwikomwa n'abagande batandukanye babonaga Abanyarwanda nk'abanyamahanga babateje ibibazo. Ibyo byashyize Yoweri Kaguta Museveni ku gitutu cyo kwambura Abanyarwanda imyanya ikomeye bari bafite mu butegetsi bwa Uganda, by'umwihariko igisirikare. Yahereye kuri Late Fred Gisa Rwigema aho yashakaga kumwambura inshingano ze maze akamwohereza mu masomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Fred Gisa Rwigema byarangiye atagiye kwiga muri Amerika, aho gasimbuzwa umusangirangendo w'ibihe byose, Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uko ibi byagenze, nyakubahwa Paul Kagame yabigarutseho mu kiganiro yahaye Stephen Kinza wanditse ku buzima bwe mu gitabo yise A Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It. General Fred Gisa Rwigema, imwe mu mpamvu yahaye Perezida Museveni yo kutajya muri Amerika nuko yagombaga kwita ku muryango akanafata umwanya akaruhuka, kubera ko uretse umubyeyi we Fred Rwigema ku itariki ya 20 kwa gatandatu mu 1987 yari yarashatse umufasha Jeannette Urujeni Rwigema, babyaranye abana babiri. Impamvu yo kwita ku muryango
yatumye koko Museveni atohereza Rwigema mu masomo muri Amerika, ariko yohereza Paul Kagame. Ubwo yari kumwe n'urubyiruko ku Murindi ejo bundi yiyamamaza, Perezida Paul Kagame yongeye kugaruka kuri iyi ngingo, ndetse kandi Perezida Museveni yanavanye General Rwigema ku mwanya w'umuyobozi w'ingabo wungirije, amusigira inshingano zo kuyobora ingabo zari mu majyaruguru ya Uganda, ari naho hari abana benshi b'Abanyarwanda bari barinjijwe mu gisirikare kuva mu 1986. Uku kuvanwa mu nshingano zo kuba mu buyobozi bukuru bw'igisirikare cya Uganda, ndetse no kuba yarabashije kumvisha Perezida Yoweri Museveni ko atamwohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byahaye umwanya uhagije Major General Fred Gisa Rwigema wo kunoza umushinga wo kubohora u Rwanda nk'uwari chairman w'umuryango RPF Inkotanyi ndetse n'umugaba mukuru wa RPA Inkotanyi. Mu mwaka w'1990 umuryango wa RPF Inkotanyi wari umaze gukomera cyane kubera ko wari waramaze kwegera Abanyarwanda b'ingeri zitandukanye imihanda yose y'u Rwanda, kandi warabashije no gusaba Leta y'u Rwanda yari yobowe na Juvenal Habyarimana gukemura ikibazo cy'impunzi, ariko byari byaranze. Ubwo rero ku banyamuryango ba RPF Inkotanyi, inzira zose z'ubwumvikane zo kwemerera Abanyarwanda gutaha mu rugo zari zaranze burundu. Icyari gisigaye kwari ukwifashisha uburyo bwa nyuma bwiswe Plan Z, aribwo bwa gisirikare, kubera ko gukemura ikibazo cy'impunzi, itotezwa n'ikandamizwa Leta y'u Rwanda yari yaranze kubikora. Ubwo rero umuryango wa RPF Inkotanyi wafashe umwanzuro wo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Mu myiteguro yo gutangiza urwo rugamba, Major General Fred Gisa Rwigema ntabwo yari kumwe na Paul Kagame, we yari ku masomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Kansas. Yafatiraga amasomo mu ishuri ryitwa Fort Leavenworth, ariko ngo nubwo batari kumwe bavuganaga buri munsi nk'uko Perezida Paul Kagame yabibwiye François Soudan. Byose bimaze kujya ku murongo, abasore n'inkumi b'Inkotanyi ku mabwiriza ya Late Major General Fred Rwigema babwiwe kuva aho bari hose mu bigo bya gisirikare bya Uganda bakerekeza mu majyepfo ya Uganda ku mupaka w'u Rwanda na Uganda wa Kagitumba, ndetse n'ibice bihegereye aho bagombaga kwambarira urugamba rwo kubohora igihugu. Uru rugamba rero rwarashyize rurarema, rutangizwa ku mabwiriza ya General Major Fred Gisa Rwigema. Rwatangijwe ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 1990. Ingabo zari ziyobowe na Major Christophe Bunyenyezi zahawe amabwiriza yo kwigarurira umupaka mu masaha 4 za mu gitondo kuri iyo tariki ya mbere y'ukwa 10. General Fred Gisa Rwigema abasirikare be bamaze gufungura umupaka mu masaha ya saa 9 z'umugoroba, nawe yarahageze maze atangariza abasore b'Inkotanyi ko batakira abasirikare ba Uganda ukundi, ahubwo ko babaye abasirikare ba RPA Inkotanyi, ishami rya gisirikare rya RPF Inkotanyi. Icyo gihe Fred Rwigema ari ku mupaka wa Kagitumba nibwo yakoze igikorwa gikomeye cyane. Yafashe amapeti ya Uganda yari yambaye ayajugunya mu mugezi witwa Umuyanja, nk'ikimenyetso cy'uko koko yarabaye umurwanyi ugiye kubohora u Rwanda, ari umugaba mukuru wa RPA Inkotanyi. Ubwo nk'umujenerali wabikoze igihe kirekire ayobora urugamba mu bihugu by'amahanga, General Fred Gisa Rwigema yari agiye kubikorera ku butaka bw'u Rwanda, aharanira kurubohora no gutaha. Mu by'ukuri ibi byari amateka akomeye cyane, aho umwana yavuye mu gihugu cye ari impunzi ameneshejwe kubera uwo yari we, akangirwa gutaha. Kuri iyi nshuro yari umujenerali wambariye kubohora igihugu cye. Nk'umugaba mukuru w'urugamba rero, General Fred Gisa Rwigema ku mupaka wa Kagitumba akimara gutangiza urugamba, yahaye abasirikari yari ayoboye inshingano, maze abagabanya muri za batayo zitandukanye zagombaga kubafasha kurwana. Mu gitondo cyo ku itariki ya 2 mu kwezi kwa 10 mu 1990, Fred Gisa Rwigema yashyizeho batayo 5 nk'uko umwanditsi Late Captain Ndahiro Logan yabigarutseho mu gitabo cye. Izi batayo ni batayo ya mbere yari yobowe na Major Bunyenyezi, batayo ya 4 yari yobowe na Major Ndugute, batayo ya 6 yari yobowe na Lieutenant Colonel Adam Waswa, batayo ya 9 yari yobowe na Major Sam Kaka, ndetse na batayo ya 11 yari yobowe na Captain Kayitare Vedaste bitaga Intare Batinya. General Fred Rwigema amaze kugabanya abasirikare be muri izi batayo, yahise atanga itegeko ku ngabo ze, itegeko ryo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Mu mayeri ya gisirikare yari yihariye nk'umujenerali warwanyiza intambara zose igihe kirekire, yohereje batayo ze mu byerekezo bitandukanye kugira ngo abashe kugera ku nsinzi yari akeneye. Batayo ya mbere n'iya 4 yazohereje mu cyerekezo cy'umuhanda wa Kagitumba Kigali, ubwo zari zerekeje mu murwa mukuru i Kigali. Izindi batayo 2, ya 6 n'iya 9 zo yazohereje mu cyerekezo cya Kagitumba Nyagatare. Yategetse izi batayo kwigarurira umujyi wa Nyagatare. Ako kanya
nawe arangije gutanga amabwiriza ku basirikare be, yahise azamuka umusozi wa Nyabwishongwezi aho yarebaga ingabo ze zigana mu rugamba ku mategeko yari amaze gutanga. Kuri we byari ibyishimo bikomeye kubera ko ubu yari amaze gukabya inzozi zari zaramubayemo igihe kirekire kuva akiri umwana muto, gusubira mu gihugu cye. Gusa Major General Fred Gisa Rwigema uyu munsi ntabwo wamugendekeye neza ngo ashobore kubona abasirikare be b'inkotanyi bagera ku ntego ikomeye cyane baharaniye ubuzima bwabo bwose. Yaguye ku rugamba rwo kubohora igihugu kuri iyo tariki ya 2 y'ukwa 10 mu 1990 mu masaha 4 za mu gitondo, ubwo yari kuri uwo musozi wa Nyabwishongwezi neza ku gasozi kitwa Nyampeke. Yarashwe n'ingabo za leta FARE. Urupfu rw'uyu mujenerali ukomeye cyane rwabaye inkuru mbi cyane mu mitima y'abifuzaga gutaha bose n'abandi bose bari barakandamijwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuri leta y'u Rwanda byari ibyishimo byuzuye kubera ko icyo gihe mu gihugu hose habaye ibikorwa ngo byo guhamba Rwigema, aho abanyarwanda b'ingeri zitandukanye bahawe imitumba barayikorera bajya kuyihamba bavuga ko ngo bahambye Rwigema. Ibyo rero byaramarira akomeye cyane ku banyamuryango ba RPA aho bari bari hose ku isi, n'abandi bose bari bafite icyizere cyo kuzabona u Rwanda rubohowe. Byari inkuru mbi kuri aba bose, bikaba inkuru mbi cyane ku muryango we no kuri Paul Kagame wari muri Amerika. Bari barakoranye byinshi mu gutegura umugambi wo kubohora u Rwanda, ndetse bari barumvikanye ko urugamba nirutangira nawe azava mu masomo akaza gufatanya nawe urugamba rwo kubohora igihugu. Perezida Kagame yasubiriyemo Kenza na Sudan uko yakiriye iyi nkuru y'incamugongo, ngo kubera ko Fred amaze gutabaruka, Perezida Kagame yabyiyumvisemo yumva ko hari ikintu kitagenda. Perezida Paul Kagame aganira na Stephen Kenza yabigarutseho ati, mbikuye mu makuru nahabwaga nabonye ko hari ikintu kitari cyiza. Sinumvaga Fred, nta kintu cyambwiraga ko ibintu birimo kugenda neza. Paul Kagame ngo yumvagamo rwose ko hari kitagenda mu makuru yose yamugeragaho kubera ko Fred ntabwo bavuganaga. Nibwo rero yafashe umwanzuro wo kureba watuma akajya ku rugamba akamuhuza na Fred. Aganira na Kenza, Paul Kagame nabyo yabigarutseho ati, ku itariki ya 5 cyangwa se ya 7 nabajije umuntu i Kampala, ntiwavuganye na Fred cyangwa wigeze umwumva ubwawe? Naramubwiye ndashaka kujya ku rugamba ukinjira mu Rwanda ukabwira Fred ko nshaka ko tuvugana byihutirwa. Nadashobora kumvugisha ko kanya kuri telefone, ndashaka kugaruka ukambwira ko wamubonye. Uyu muntu Paul Kagame yatumye yaragiye koko ajya gushakisha General Major Fred Rwigema, nyamara ntiyarakiriho, ahubwo yari amaze iminsi irenga 3 apfuye. Uyu muntu Perezida Paul Kagame yatumye ngo ajye kureba Fred Rwigema ku rugamba niwe wamuhaye amakuru y'imvaho y'ibyabaye. Ibi nabyo Perezida Paul Kagame aganira na Stephen Kenza yabigarutseho ati, nyuma y'amasaha 24 natangiye guhamagara iwe mu rugo, umugore we ambwira ko ataragaruka. Nyuma naje kumubona, ntiwabonye Fred? Aransubiza ati, oya nyakubahwa. Oya nyakubahwa sinamubonye. Ndamubaza nti kubera iki? Kuri telefone yahise aceceka, aragumya araceceka. Ndamubaza nti kubera iki? Aransubiza ati, oya nyakubahwa nako ntakiriho. Ndamubaza nti ushatse gusobanura iki? Urasobanura ko yapfuye? Nawe aransubiza ati, yego nyakubahwa. Mu matwi ya Perezida Paul Kagame ngo yari inkuru mbi cyane rwose, ndetse ngo niyo mpamvu igihe cyose cyari gishize Paul Kagame atarakibasha kuvugana na Fred Rwigema buri munsi nkuko byari bisanzwe. Iyi nkuru mbi Perezida Paul Kagame yari yakiriye ngo yaramushegeshe cyane bitavugwa, imushengura umutima rwose. Ubwo rero ngo yahise ava kuri telefone afite agahinda kenshi, kubera ko kuri we Fred Gisa Rwigema ntabwo yari umuntu usanzwe, yari umuvandimwe we, inshuti n'umusangira ngendo we, babanye igihe kirekire. Mu gihe yavaga kuri telefone, umufasha we babanaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yaramwegereye amubona ko yahindutse rwose, amubaza icyabaye. Perezida Paul Kagame utari ufite uko yasobanurira umufasha we wari utwite ibyabaye, ngo yaramusubije ati ntacyo. Iyi nkuru ngo yakomeje kuyihisha umufasha we mu gihe cy'iminsi myinshi rwose, ngo ntabwo yashakaga kuyimubwira. Icyo gihe nk'umuntu wahugiye igihe kinini ku mushinga wo kubohora u Rwanda, yahise yumva neza icyo urupfu rwa Fred Gisa Rwigema rwari ruvuze kuri uwo mushinga, ndetse n'ingaruka zikomeye zari zigiye gukurikira urwo rupfu rwe. Kuko aba bantu bombi, Gisa na Kagame, ntako ngo batari baragize ngo ibintu bibe byari bigeze aho ngaho. Ku rundi ruhande, Fred Gisa Rwigema amaze gutabaruka yakurikiwe n'abandi basirikare bakuru ba RPA Inkotanyi barimo Major Dr Peter Bayingana na Major Christophe Munyenyezi.
baguye muri ambush y'ingabo za leta FARE ku itariki ya 23 y'ukwa 10 mu 1990 nk'uko Ndahiro Logan yabyanditse ngo aba basirikare bakuru bari basigaranye inshingano zo kuyobora inkotanyi za RPA baguye mu bico by'ingabo za leta. Peter Bayingana yiciwe ahitwa Kamagiri hafi ya Ryabega, naho Christopher Bunyenyezi yicirwa ahitwa Rutaraka hafi yahubatse uruganda rw'amakaro. Ubu ngubu ni mu gihe bombi bari bagiye guhura. Major Dr Peter Bayingana yari aturutse Kagitumba, naho Major Chris Bunyenyezi we yari avuye i Nyagatare kugira ngo bahangane n'ingabo za leta zarimo zisatira Ryabega. Ahangaha rero mu gihe gito cyane kitageze no ku kwezi byasaga naho umushinga wo kubohora u Rwanda wari ugiye kwangirika. Ariko Perezida Paul Kagame bateguranye umushinga wo kubohora u Rwanda wari ku masomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahise aza afata inshingano zo kuyobora urugamba, aza kuyobora ingabo zari zimaze gusigwa na General Fred Rwigema. Akigera mu Rwanda ku rugamba aho ingabo zari ziri, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nk'umwe mu bateguye umushinga wo kubohora u Rwanda yayoboye inkotanyi za RPA zigera ku nsinzi irambye. Igihugu kirabohorwa na jenoside yakorewe abatutsi irahagarikwa. Uru rugamba rumaze kugera ku ntego yarwo, noneho umuryango wa RPF inkotanyi watangije undi mushinga wo kubaka u Rwanda rwari rumaze gusenywa na jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'imyaka 5 yose urugamba rwo kubohora igihugu rutangijwe, leta y'ubumwe yafashe umwanzuro wo gushyingura mu cyubahiro umubiri wa Late Major General Fred Gisa Rwigema. Ni mu cyuhero gikwiye intwari. Hashyizweho icyumweru cy'icyunamo mu gihugu hose. Iki cyumweru cyo kunamira Major General Fred Gisa Rwigema cyarangiranye n'itariki ya 30 y'ukwa 9 mu 1995, aho kuri uwo munsi wo gusoza icyumweru cy'icyunamo umubiri we wazanywe mu ngoro y'inteko ishinga amategeko usezerwaho n'abayobozi b'u Rwanda n'inshuti z'u Rwanda zarimo General Salim Saleh n'abandi batandukanye. Maze bukeye bwaho ku itariki ya 1 y'ukwa 10 mu 1995 ubwo hizihizwaga isabukuru y'imyaka 5 hatangijwe urugamba rwo kubohora u Rwanda, intwari y'u Rwanda n'indwanyi y'igihe kirekire umujenerali ukomeye cyane Fred Gisa Rwigema asezerwaho nk'umugabo waharaniye ko umunyarwanda aba hari umuntu wigenga mu gihugu cye. Asezerwaho nk'umujenerali w'igihangange wakoze byose ngo u Rwanda rubohorwe. Muri uwo mwaka w'1995 ni nabwo General Fred Gisa Rwigema yashyizwe mu ntwari z'u Rwanda mu cyiciro cy'imanzi nk'intwari y'ikirenga kubera ibyo yakoreye igihugu.